murakoze cyane. Imana yo mwijuru baho umugisha. Mwebwe mugiye gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe nitwa Karemera niyo mazina yanjye. Ndi umushumba warana n'umushumba mukuru Pastor niyo najya Lucas mu itorero Église Vivante Mondiale. Imana baho umugisha rero mutegera amatwi ijambo ry'Imana. Tubanza no gusenga Imana. Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe buze, ibyo ukunda n'ibyo ushima bikoreke muri twe uko bikoreka mu ijuru. Amahoro yawe badusezeranije Mana, reka data amanuke asakare mu bugingo bwacu imitima yacu. Urakoze urakarama uri gitangaza. Iri jambo rero reka rigere kuri rubanda nyamwinshi, amatwi y'abantu benshi, kugira ngo komeze kunganira ubugingo bwacu, ubugingo bw'abakeneye kuzabona ubugingo. Urakoze rurera, urakiranuka kwaduhaye umwana wa Yesu Kristo, kugira ngo twebwe abatari ubwoko, twebwe duhinduke kuba ubwoko. Aduhinduye kuba ubwoko, aduhinduye kuba ishyanga ryera, aduhinduye kuba abatambyi b'ubwami, adukure mu mwijima, kugira ngo umwana wawe adukire umucyo wawe witangaza, kugira ngo twamamaze ishimwe rya Duhamagare. Turagushimira rero wowe wari mu ijuru n'isi. Icyubahiro kibi cyawe waduhaye byinshi kandi mwami bigezweho ndetse by'ukuri bituruka mu rukundo rwawe. Waturemeye isi, uturemera ijuru, ndetse mu isi uturemeramo byinshi bidutunga ku by'ubugingo. Mwami ibyo byose turabigushimiye. Uduhaye umwana wa Yesu Kristo kwari kugira ngo data na none tutazajya gehinomu. Mwami adukure mu rupfu, adushyire mu bugingo. Urakoze urakarama kuko uri Imana yacu, icyubahiro kibi cyawe. Senge bene data bumvira ijambo, ribabera inyungu n'inyunganizi. Ijambo ryawe kuko ni ukuri, nk'uko mwami bivuga iteka ryose, yuko ribereyeho kugira ngo rikura umuntu mu mwijima, rikure mu byaha, rushyire mu byo gukiranuka. Urakoze rutubereye Imana, natwe tukubereye abana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana muri iki gitondo. Tugiye kwiga ku ijambo Imana yaduhaye rivuga umurage. Umurage, dufite umurage twahawe n'Imana, kandi iyo mirage twahawe ni ibiri. Dufite umurage igihe tukiri aha ku isi, dufite umurage Imana yaduhaye. Iyo umuntu avuka atazi icyo azasanga ku isi, avuka ntacyo azi. Ariko ko umuntu agenda akura, asanga hari Imana yateganije by'umurage bigomba gutunga umuntu akiri muri ubu bugingo bw'umubiri, muri ubugingo bw'isi, muri ubugingo bwo kurya no kunywa no kwambara. Hari umurage Imana yaduhaye. Imana ituremera amazi, ni umurage. Iduha gakondo kugira ngo tutazasonza, tutazagira icyo twifuza. Ituremera ibidutunga, ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ituremera umwuka tugomba guhumeka turanga. Ituremera izuba, ituremera ukwezi, ituremera imvura, ituremera umucyo, umwijima tukajya kuryama tukaruhuka. Iraturemera nk'uko ijambo rivuga mu Itangiriro igice cya mbere. Hano mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere, ijambo ry'Imana umva uko rivuga ngo Imana irema ijuru n'isi n'ibiyirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'iyo muhengeri. Maze mwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana yavuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Murumva ko Imana yabiteganije. Uwo ni umurage wacu, kugira ngo tutazajya tujyayo tugenda mu mwijima,
kuko ntabasha gukorera mu mwijima. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukana umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima uwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Imana ni uko yabiteganije irarema, ariko mu kurema kwayo yateganyirizaga twe. Uwo ni umurage hano ku isi. Ku murongo wa 6 Imana avuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure ibigabanyamo amazi yo munsi y'isanzure nayo hejuru yaryo biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Imana irimo irategurira umuntu ahazaba ukuntu hazabaho. Yesu ashimwe cyane bene data. Imana iravuga iti amazi yo mu isi yo mu ijuru ateranira hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana avuga iti ubutaka bumeze ibyatsi n'ibimera byose byerera imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo imbuto utubuto twabyo. Igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, biba bityo. Ubutaka bumeze ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, abona umunsi wa 3. Imana yararemaga itegura umwana w'umuntu, itegura ibyizarema nyuma, ibyizasanga kandi bikabatunga, bigatunga umuntu akabitwara kandi akabigenza. Ariko kandi mu kurema kwayo cyakoraga cyose yasangaga ari cyiza. Imana ishimwe cyane yuko nta na kimwe Imana itegura kiba kibi. Imana yaduteguriye isi ari nziza, irebamo n'ibirimo byose bitubera byiza. Abantu barya amafi ava mu mazi, ni byiza. Nta muntu urarya ifi ngo avuge ngo ni mbi, nta muntu uranywa amata ngo avuge ngo ni mabi, nta muntu urarya inyama ngo avuge ngo ni mbi, nta muntu urarya ibyo kurya byose byari by'amoko yose ngo avuge ngo ni bibi. N'imbuto zose byose ni byiza, turabiharanira turanabikunda, ariko ni umurage waturutse ku Mana. Bene data, twagira ngo tushyire hagati impendero, wibuke ko Imana ibyo byose ari yabishyizeho kandi ari yabiremye. Kurema kwayo rero ni umurage. Umurongo wa 14 Imana avuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanye amanywa n'ijoro, biberaho kuba ibimenyetso, biberaho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro. Irema n'inyenyeri. Imana ibishyirira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, kandi itegeka amanywa n'ijoro, kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 4. Yesu ashimwe cyane. Murumva ko Imana yagiye itandukanya ibintu, ariko ibi bintu byose yateguraga umwana w'umuntu, yateguraga twebwe. Dufite umurage mwiza Imana yaduhaye hano ku isi, turabikoresha. Nimwe dukura imyambaro twambara, nimwe dukura ibyo dukoresha byose, n'abasukura amazahabu Imana niyo yabishyizeho, n'Imana yabiteguyeho n'umurage wacu kugira ngo tubikoreshe. Izahabu bakayikoresha gukura, bakayigenza, bakayikuramo ibintu byinshi bitandukanye tugomba gukoresha none bidufitiye umumaro. Imana yavuga iti amazi y'isanzure mo ebigenze, Imana yavuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruka mu isanzure n'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Imana irema inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza.
Imana ishimwe ko Imana byose yaremye yasanze ari byiza. Uwo ni umurage. Kandi umubyeyi arega byiza. Umubyeyi w'urukundo, umubyeyi w'imbabazi, umubyeyi nyamubyeyi araga umwana ibizamugira umumaro. Imana atayishima ko yaduhaye umurage w'ubu bugingo. Ariko nababwiye nyitangira yuko dufite imirage ibiri. Hari umurage w'ahangaha ku isi, ariko ubwo ndiwo nahereyeho. Reka tubaze turebe umurage w'ahangaha dufite, kandi byose byaturutse ku Uwiteka Imana yacu ihoraho. Ibi byose tureba nta numwe wigeze ubishyiraho ukomeye, nta mwami runaka wabishizeho, nta muntu waje akabishyiraho, byashyizweho n'Uwiteka Imana. Ibi nta wundi muntu wabishyizeho, nubwo n'abandi bafite ikoranabuhanga bize cyane bagenzi by'Imana yashyizeho. Reka dusome umurongo wa 24. Imana avuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikuruka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Ndashima Imana ko Imana ibyaturemeye byose bene data ni byiza. Ni umurage mwiza Imana yatureye, kandi ibyo byose nubwo yabikoraga, ibyo byose bishyiraho ni twebwe yateguraga, twebwe abantu. Imana yavuga iti tureme umuntu agirisha, umurongo wa 26, agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni. Umva, twebwe nyuma arema umuntu ngo umuntu ase n'Imana. Ndashima Imana ko twe dusa n'Imana. Ushima Imana yuko usa n'Imana yaremye byose. Umva, iki cyubahiro giteye ubwoba. Imana yavuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, duse n'Imana yo mu ijuru. Tugira ishusho y'Imana yo mu ijuru, tugira ubwenge nk'ubw'Imana yo mu ijuru, tugira ubutware nk'ubw'Imana yo mu ijuru. Imana uwo ni umurage mwiza. Tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo y'isi yose n'ibikuruka hasi n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana. Niko yaremye umugabo n'umugore, niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana yababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto biri mu isi yose. Igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twabyo bizabe ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikuruka ku isi gifite ubugingo, mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo Imana ireba ibyo iremye byose nuko byari byiza cyane. Burabura buracya uwo munsi wa gatandatu. Yesu ashimwe cyane bene data. Uwo ni umurage. Ndavuga ku murage Imana yaduhaye hano ku isi. Yavuga iti ibi byose ndabiremye, ariko ngiye kurema umuntu abitware. Impamvu ni iyi: ibyo umushinga Imana yari yakoze, ibintu Imana yari yaremye, byari ngombwa kugira ngo ishyireho ubigenza. Nkuko umuntu akora umushinga agashyiraho manager, ari inka, ari famu y'inka, ari ubutaka yarahinzeho imyaka, ari factory runaka, ari umuntu cyatekereje cyose avuga ko umuntu ku giti cye agatekereza akavuga ati iki kintu ngiye kugishyiraho ariko nkeneye abamfasha, agashyiramo umuntu umanaginga, ubiyobora, ubigenza, ubikurikirana, kugira ngo ibintu by'uriya muntu umushinga we utazahomba cyangwa kangirika. Noneho rero ashaka wa wundi wabyigiye, uba ufite ubumenyi cyangwa se ufite
amashuri yabyo, ubwenge bwabyo kugira ngo abikurikirane. Umuveterineri amujyana mu nka, umuagoronome akagenza ibyimera. Hanyuma noneho hakabaho n'abandi bashobora kuba ba engineering, ba engineers, bakurikirana iby'imihanda, iby'amazu, azi gupima, nabyo azi kubikora. Uwo nawe agakora ibyo ngibyo. Rero bene data natwe nuko tumeze. Imana yavuze ngo arayaturema mu shusho yayo, noneho duse nayo, hanyuma tubashe kugenza, ngo tubyimenyereze, tubimenyere, tubikurikirane, tubyige. Ko gituma abantu bagenza ifeza, kagenza isahabu, bakagenza buri kamwe kose nuko Imana yabiduhaye ububasha. Uwo ni umurage. Ibyo rero wabikomera yombi yuko wahawe umurage hano ku isi wo kugenza byose by'Imana yaremye bisigaye. Uwo rero ni umurage, ariko nuwaha. Uwo murage rero urashira. Data wa twese yarawuduhaye, ariko ntabwo tugomba kuwitaho cyane, nubwo nabwo twawitaho cyane. Ariko ndakubabwira undi murage. Hari undi murage tubonera mu mwana wa Yesu Kristo. Yatanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo tubone uwo murage ubundi w'ubugingo buhoraho. Uwo murage w'amatungo, umurage w'inyamaswa, umurage w'ibimera, umurage wo kubigenza no kubyimenyereza no kubyara no kororoka, ibyo byose ni umurage. Ni umurage dukura ku Mana. Ariko nshuti bavandimwe, kubera ko nta na kimwe twebwe twigeze tuzana hano ku isi tuza tubisanga, dusanga Data araduteguriye. Adamu na Eva nabo basanze Imana yarabateguriye, batangira kugenza iby'Imana yabahaye. Ntabwo ndi bukuvuge kubyerekeye ibyo bakoze, ibyo ni ibindi nyigisho, ariko umurage n'uyu munsi uracyahari. Nubwo habayeho amakosa hagati ya Adamu na Eva, Satani yabashutse, ariko wa murage n'uw'Imana ntabwo wavuyeho. N'uyu munsi turacyawuriho. Inka turacyazifite, turacyafite imyaka, turacyafite matungo yose, turacyafite ubutaka burahari, umucyo, izuba riracyava, inyenyeri ziracyari za zindi, ukwezi ni kwa kundi, amazi ni yayandi. Umurage turacyawufite. Nicyo gituma umuntu avuka agasaba umurage. Rero bene data ubona umurage waturutse ku Mana. Ariko ndakubabwira n'undi murage. Wenda bishoboka kuba uwo murage nanone ushobora kuba uragwa na so, ukawuragwa n'umubyeyi wawe, akakuraga amashuri, ukiga ukabona masters, ukiga ukabona PhD, ukagira akakuraga ubutaka, akakuraga amazu, akakuraga inka, akakuraga amafaranga. Nabo ni umurage. Nkuko twabonye umubyeyi wacu Data wa twese wo Mwijuru waturemeye byose ku isi, aho isi ikagera, irimo Afrika, imigabane yose, Afrika, Uburayi, Amerika, Australia, Rusiya cyangwa Russia, ibyo byose, iyo migabane yose Imana iyo ngiyo igenda yitanga nkuko igenda imigabane imeze. Nkuko tureba Asia, tureba Europe, tukareba Australia, Afrika n'indi migabane, hariho iby'Imana yaremye biri aho ngaho. Umuntu avuga akabisanga, amazi akayasanga, inyanja akabisanga, ibimera akabisanga, tukarya, tukanywa, tukabyishimiramo. n'umurage ari uturuka ku Mana. Ariko nanone n'umubyeyi nawe ashobora kuraga umwana kuri bya bindi Imana yamuhaye: ubutaka, imyaka, imirima, inzu, amazu, amashuri. Imana, umubyeyi yabikuraga. Ariko nenda gutsindagira nsoza cyane ku murage wundi tugomba kwitaho cyane, utazawirengagiza ngo wishimire uyu murage gusa wenyine. Yesu ashimwe cyane. Haleluya bene data, Imana baho umugisha kuntegereje ijambo. Hari indi jambo tugiye ari uwundi murage tugiye kujyaho, ari umurage ukomeye cyane ugomba kwitaho nk'umuntu w'umurokore. Nukwitaho cyane nkuko ijambo rivuga. Undi murage tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Matayo 19. Uwo ni uwundi murage nawo, ariko murage uturuka muri Kristo Yesu w'ubugingo buhoraho. Ubwo ndabwira ku bantu bakijijwe n'abandi batarakira agakiza, dufite undi murage. Niba so yarakuraze, akakuraga amashuri, akakuraga ibintu, akakuraga amafaranga, akakuraga amamodoka, ubutunzi bw'iyisi,
sanza ari umurage wacu tukaba tubikoresha, ariko n'ubye yaraga umwana we, ariko hari undi murage iso ataguha, amafaranga ataguha, amashuri ataguha. Uwo murage niwe nshaka kugira mbabwire muwiteho cyane. Petero jambo ry'Imana muri Matayo 19 ku murongo, reka duhere ku murongo wa 27. Maze Petero aramubaza ati, insanganyamatsiko hejuru avuga ngo abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Maze Petero aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Mva, iri jambo ni Petero wabajije umwami w'abantu Yesu Kristo. Aravuga ati, si amasambu ko twayasize, abagore tukabasiga, buri kimwe tukagisiga, atukukurikiye, none ukaba wigendeye wa mugabo we, ivugubu tuzagenda bite kudusize? Yesu aramusubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisirayeli. Imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye, azahabwa ibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe cyane. Urumva uyu mugabo Petero yari amaze gushoberwa. Umurage we wo kwisahanga amaze kuvuka, amaze kuvuka, amaze gukura, amaze kugira amasamba, amaze kugira abana, amaze kugira umuryango, amaze kugira bene se bo hirya no hino n'inshuti n'abavandimwe, ariko aza kubisiga kubwo kugira ngo azabone ubugingo, kuko atekereze ko hari undi murage. Uwo murage kandi uri muri Kristo Yesu. Noneho Yesu ageze igihe cyo kubabwira ati, rero igihe cyanjye cyo gusubira mu ijuru kirageze. Abara Petero agira amatsiko aravuga ati, si uyu mugabo ko ndeba dusize, kandi ibyo twarimo twarabitwaye, twarabitaye, bigaragara ko byabaye amatongo, turahera he? Ariko Petero Yesu Kristo aramubwira ati, Petero humura, ati cya gihe cyo guca imanza ni mwebwe tunzicarana namwe, ati icya kabiri noneho nenda kukubwira, mukiri hano kuri iyi si nzabakubira ibirenze inshuro 100, ati cya gatatu noneho mbahereze n'ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo bakiri kuri iyi si bafite umurage wo kubaho neza. Noneho niriya bagera mu bwami bazaba bafite icyubahiro cyo gucira abandi imanza, kubera ko bakoreye umwami, bamukurikiye, bagize ishusho nk'iyi, nk'uko icyanditswe kivuga ngo arimo Uwiteka arimo umuntu mu shusho ase nayo. Kuvuga ngo Yesu Kristo w'icyamuzanye yaje kugira ngo asubize ishusho y'Imana, ishusho y'umuntu, kugira ngo ase n'iyamuremye. Noneho uyu munsi kugira ngo azagabane wa murage, biradukwiriye kugira ngo nanone natwe twoye gusa n'ibintu, twoye gusa n'umurage w'isi, twoye gusa n'ibitaraturemye, ahubwo duhindukire gusa dusa na Data wa twese wo mu ijuru. Aha ngaha Yesu abwira Petero ati, cyagiye ni mwebwe muzica ruhande rwanjye, kuko mwaranyemeye murankurikira kugira ngo muzabone wa murage. Umuntu wese wizeye Kristo afite umurage, kandi uwo murage si wa nonaha gusa, ahubwo n'igihe kizaza. Nicyo gituma yamubwira ati, rero Petero, iryo jambo ngiye kuri gusubiza, ukiri aha ku isi nzabakubira ibirenze inshuro 100. Nyuma nemumara kuva kuri iyi si hari umurage, mufite umurage mwiza. Hano aravuga ati, umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye, azahabwa ibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Iki cyanditswe ndagikunda cyane. Nuvuga ngo hano twebwe abizeye Kristo dufite imigabane 3. Icya mbere twebwe tuzacira imanza abandi, tuzicarana na Yesu. Icya kabiri, wewe wigira ubwoba, humura, wewe wizeye Kristo,
kurusha Yesu Kristo, kugira ngo ibyo uzabona kandi uvuye muri uyu murage w'uyu munsi. Bene data rero kubw'icyo cyanditswe nagira ngo rwose muze kushimikira, mwongere mu cyuze, mu gisubiremo, mu kiganireho. Ni cyanditswe cyiza cyane, ni imirage itatu. Aramubwira ati rwose ndakwemereye ukiri kuri iyi si nzaba kubirisha ijana, kandi na mwijuru nimwebwe nzica nanjye ku ntebe. Icya gatatu nzabaha n'ubugingo buhoraho. Uwo ni umurage mwiza. Rero gukurikira Yesu ntabwo ari igihombo, ahubwo ubona umurage uruta iyindi mirage. Reka tujye mu kindi cyanditswe kiri muri Petero wa mbere. Njya mu gitabo cya Petero wa mbere igice cya mbere. Tugiye gusoma Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo, rihere ku murongo wa 3 tugeze ku wa murongo wa 5. Hejuru insanganyamatsiko iravuga ngo ishimwe n'ibyiringiro by'agakiza. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri, nkuko imbabazi zayo nyinshi ziri. Urumva ahanga Petero amaze kuzura umwuka wera, yandika iri jambo ayobowe n'umwuka w'ukuri. Aravuga ati Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri, nkuko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Urumva tugire ibyiringiro bizima kubwo kuvuka ubwa kabiri, kubwo kwakira agakiza, kubwo gukurikira Yesu nk'uko ari jambo ryatubwiye muri Matayo 19:27, kubwo gukurikira Kristo. Gukurikira Kristo ubuvutse bwa kabiri, kandi hari ibyiringiro bizima tubiheshwa no kuzuka kwe. Nukuvuga ngo iyo Yesu Kristo atazuka akaba n'uyu munsi ari mu kuzimu, nta byiringiro twakagize byo kuzabona undi murage. Ariko Imana ishimwe ko yazutse, tukaba dufite n'ibyo byiringiro byo kuzagabana ubugingo buhoraho. Tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ijambo ni ryiza cyane ngo tuzabone umurage utabasha kubora. Mu yandi magambo, ibyaha ku isi birashira. Umuntu aravuka akaba umwana, yaba ari umuhungu ukasanga arasoreka aba mwiza, agwiza n'imbaraga, agwiza n'ubwenge. Ariko uko umuntu akomeza kuba ku isi, niko akomeza no kugajuka ku mubiri, ugasanga arasaza. Uwari ufite umusatsi wirabura bikaba igitare, uwari ufite umubiri wumutse utangiye kuzinga iminkanyari, uwari ufite imbaraga umugongo uracika. Nukuvuga ngo iby'iyi si byo birabora. Umurage dufite kuri iyi si ni uw'akanya, ni umurage w'Imana, ariko ni uw'akanya. Nukuvuga ngo Yesu Kristo yaje kugira ngo adukangurire ko hari undi murage twabikiwe utabora. Bibiliya niko tubwiye ngo utazabona ngo tuzabone umurage utabasha kubora. Icyo ni kimwe, cyangwa kwandura, icyo ni cya kabiri, cyangwa kugajuka. Uwo ni umurage mbakangura bene data, mukomere ku mwanya. Ubu turi mu gihe cya corona, yatesha abantu umutwe, ibintu byabaye bibi, biragenda nabi, imirimo ntigenda neza, ingengo y'imari y'igihugu ntabwo bigaragara ukuntu neza nk'uko byari bimeze. Iterambere ku muntu ku giti cye nabyo byasubiye inyuma. Insengero ntabwo giterana nk'uko kera byari bimeze. Ariko ibyo byose nta kibaho Imana itakizi. Bene data, ntubyiteho, we komeza umwami, komera ku Mana yawe, komera kuri Kristo wawe, komera ku ijambo ry'Imana, ukomere ku gakiza. Kuko ahangaha batwereka yuko bari abagabo bari abasedwa Kamishaki na Abedenego, hari yatwereka muri na Danieli, bamaze gutwarwa ari abanyage, nta rusengero bari bafite, ntarwo bagiraga, n'amateraniro ntabwo babemereraga, ariko bari babahaga Imana yabo. Nicyo gituma Danieli yabwiye Ariyoki, aravuga ati genda ubwire umwami ibyo kurya by'umwami ntabwo twabyiyanduza, ahubwo twebwe twihira ibishyimbo n'amazi.
bumvaga ngo babahereza biriya bintu byiza bakasa neza bakagira ariko banze kwiyanduza. Turabizi turi mu gihe cyo cyaguma mu rugo, turi mu gihe cya corona, turi mu gihe cy'ibibazo byinshi, turi mu gihe ingengo y'imari yo mu rugo y'igihugu, y'akarere, y'umurenge, ntabwo bigenda neza. Ibyo rwose bizabaho, ariko nenda kubabwiza ukuri nk'umuntu wakijijwe uri mu rugo rwawe, ntazagira ikintu kikwanduza, ahubwo komera ku Mana yawe kugira ngo urwane no kugira ngo uzabone wa murage uruta uyu nguyu. Ijambo niko rimaze kutubwira ahangaha. Reka dusubiremo umurongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri. Yatubyaye ubwa kabiri, twavutse ubwa kabiri kubwo kugira ngo tuzabone uriya murage. Ariko umurage wa mbere mu ivuka ryacu rya mbere habayeho kuvuka ubwa kabiri, ubwo biba bisobanura ko hariho kuvuka kwa mbere. Hari ukuvuka kwa mbere. Uko kuvuka kwa mbere rero nuko umurage kwahanga kuri iyi si. Ariko Kristo cyamuzanye yaje kugira ngo tuzabone undi murage wa kabiri uhishwe, utagajuka, utabasha kubora, utabasha kwandura. Uwo rero uwo murage niwo nashatse kugira ngo bakangurire bene data. Ese wakora iki kugira ngo uzabone ubugingo cyangwa se uzabone uyu murage? Wabigenza uti? Reka rero tujye inama ngiye. Reka tujye mu cyanditswe kiri mu Bagalatiya. Wabigenza uti? Ndagikunda cyane iki cyanditswe cyo mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Urukundo ufite wa murage n'ibyishimo. Ubwo wa murage utagajuka utabora urawufite, n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ku Mana ufite ibyo ngibyo nta mategeko yajya guhana ngo ufite urukundo, ufite ubugwaneza, uririnda, urakiranuka, urumugwaneza. Ibyo ntabwo rwose nta mategeko abihana ku Mana. Uyu nguyu rero ushaka bwa bugingo, wa murage utabasha kubora, utabasha kugajuka, utabasha kwandura. Dore iki cyanditswe kiri mu Bagalatiya 5:22. Uwo ni umurage mwiza, ugikomeze kandi ukigumeho. Noneho izere Kristo, hanyuma mukurikire. Inzira ye niyi, n'ukweriza imbuto z'umwuka wera. Nguko Kristo ubwo ngubwo bamufashe kandi uba wamwiyegereje. Ni n'uwo murage uba ufite, n'ubugingo buhoraho uba bufite. Bene data nshuti bavandimwe, ubundi rero Imana yo mwijuru ibakomeze kandi nawe uyikomezeho. Umugaragu w'Imana Paulo avuze ati mu Bafilipi, aravuga ati Kristo we, ati Yesu we, ati nagufatiye icyo wafatiye, nawe icyo Yesu Kristo yagufatiye nawe mukomeze. Umurage w'ubugingo buhoraho urawufite, uretse uyu munsi n'uwejo hazaza urawufite. Imana yo mwijuru bampera umugisha. Murakoze kuntegera amatwi kubwira ijambo ryiza ry'umurage. Mukomeze umurage w'ubwami bw'Imana mu buryo bwose bw'agakiza. Tuzabona ibirenze ibingibi, tuzabona ibirenze ibingibi nk'uko Kristo yabivuze. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Amahoro yawe reka ganze mu gihugu cyacu. Amahoro yawe reka twarire imitima yacu. Amahoro yawe reka twarire mu rugo rwa buri muntu. Amahoro yawe atwarire data buri muntu wese wumvise iri jambo. Kandi iri jambo data ry'umurage reka ritubere umurage n'ukuri. Gitare kuko waje kutubera umurage, waje kutuyobora umurage urutundi murage. Mwami waje kutwereka inzira y'ubugingo, waje kutwereka Mwami igitare gikomeye, amahoro aruta yandi. Mwami Yesu Kristo urakarama, kubwo umusaraba urakarama. Mwami kubwo bwitange, Mwami urakarama. Umubiri wawe urashenjagurwa kugira ngo twebwe tubeho. Mwami urapfa urazuka kugira ngo twebwe tubeho. Mwami izina ryawe rihabwe cyubahiro. Uri imbere, uruhande rwaso, ukuboko kw'iburyo kwaso uratunihira iminiho. Uhabwe cyubahiro Kristo umwana w'Imana. Muka werangwe n'uganze icyubahiro kibi cyawe kandi udufashe mu buryo bwose. Ndasengera igihugu cyacu giha amahoro. Data Mwami turi mu process yo kugira ngo data Mwami tubone twajya amateraniro nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo tujye duhora duteranira hamwe. Ntabwo twabikoraga, ariko data nishimwe ubwo tugana mu guteranira hamwe. Ubidufashe Mwami, ufashe buri muntu, ufashe buri torero, ufashe data Mwami buri ukwezera wese. Izina ryawe rihabwe cyubahiro kuri Imana. Muka wera ni wowe data Mwami twasigiwe udufasha, komeze kudufasha muri byose. Ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.